Ndabasuhuje inshuti zanjye kandi mbaye n'ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi naho hageze ari bwo bwa mbere nawe ndagusuhuje kandi nguha n'ikaze mu kiganiro ndetse nkusaba yuko niwumva ukunze ibiganiro byacu kumva gushima no kujya ubana natwe ntuze kuza kuba wakwibagirwa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro uko bigenda bikurikirana. Ibisanzwe ni njye Jose muri kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero tudatinze tukaba tugiye kurebera hamwe uburyo ki ushobora kwivura igifu cyawe udakoresheje ibinini. Abantu rero uzasanga benshi barwara igifu cyabo cyaragiye cyarangiritse mu buryo bugiye bunyuranye, aho akenshi usanga bakoresha imiti mu buryo buhoraho ndetse ugasanga rwose nta n'icyizere bafite yuko bashobora kuba bazakira kuko baranywa imiti kigakira ejo bundi kikongera kikagaruka, bakanywa imiti gutyo nyine ugasanga ni ibintu bihoraho. Ariko kandi hari uburyo ki ushobora kwivura igifu cyawe kikabasha gukira udakoresheje ibyo binini, ukoresheje ibintu by'ibiribwa biri aho kandi ukabasha gukira burundu. Wowe wabaswe n'uburwayi bw'igifu, wowe igifu gitangiye kurwara igifu, reka rero nkushishikarize kumva iki kiganiro ku musozo uraba wabashe kumenya uburyo ki ushobora kukivura ukoresheje imiti karemano cyangwa se ibiribwa bikuba hafi buri gihe ariko utari uzi yuko ari umuti ushobora gukoresha kandi ugakira mu gihe gito cyane. Tugiye kurebera hamwe rero imiti itatu ushobora gukoresha, urumvamo uwo ushoboye aba ari gukoresha cyangwa se wakorohera kubona akaba ari gukoresha kandi ntibigoranye cyane, si ibintu bihenze, si ibintu biri kure yawe, ni ibintu biri hafi yawe wakoresha ukabasha kuba wakira igifu. Icya mbere rero ugomba kuba ufite amashu, ugomba kuba ufite ishu, ukagira karoti, wangiza ukagira n'ikirayi. Ishu, karoti, ikirayi, uwo ni wo muti wa mbere. Ukibaza uti se uyu muti nawukoresha gute? Nibyo rero tugiye kurebera hamwe, ishu, karoti n'ikirayi, kuko ibi bintu uko ari bitatu iyo ubihurije hamwe bibyara umuti w'igifu kandi uyu muti ukaba unakiza vuba cyane. Ishu, karoti n'ikirayi, ariko nanone utibagiwe amavuta ya olive oil kuko nayo turi buyakoreshemo. Amashu rero buri ubwayo niyo ya mbere ku isi avura igifu, hagakurikiraho ikirayi ndetse hagakurikiraho na karoti. Njye nagiraga sister wakundaga kurwara igifu ariko we yakundaga gukoresha ishu n'ikirayi. Kuri ubu ngubu nta gifu akirwara, we yafataga ishu akayihata, yangiza agafata ikirayi akabiburendingana, yamara kubisya akanywa umutobe wabyo. Yakundaga kubikora kenshi igifu kimufasha, ariko byaje kugeraho neza arakira neza. Ariko ku bw'inshuro reka nze mbabwire ibingibi ubihurije hamwe ukuntu wahita ukira igifu kandi ukagikira vuba byihuse. Ufata rero amababi y'ishu ukayakata neza, wamara kuyakata neza ugafata karoti yawe ukayikata neza, warangiza ugafata na cya kirayi kimwe cyiza ukagikata neza, warangiza ukabishyira muri blender ukabisya. Ariko hari abantu baba badafite blender, ubwo udafite blender wakwiyeranja ugashaka ukuntu bihondahonda ku buryo uri bukuremo umutobe, kuko icyo turi gushaka ni umutobe ugomba kuvamo. Ubwo ugashyira muri blender yawe, warangiza ukabisya hakavamo umutobe. Uwo mutobe rero ukawufata ugashyiramo akayiko kamwe k'amavuta ya olive oil, warangiza ukajya ufata akarahure kamwe mbere y'ifunguro ugibyuka nyine mu gitondo, ukibyuka nta kintu kirajya mu nda yawe ukahita unywa akarahure kamwe. Na saa sita mbere y'uko urya nanone ukanywa akandi karahure kamwe. Noneho nimugoroba nanone ugafata akandi karahure kamwe ariko ukagafataho nta mavuta ya olive oil washyizemo.
mu gitondo akarahure kamwe, saa sita akarahure kamwe mbere y'uko urya, na nijoro mbere y'uko uryama ugafata nanone akarahure kamwe k'uwo mutobe ariko nta mavuta ya olive oil washyizemo. Uyu muti rero uwukoresha igihe kingana n'iminsi 4. Nyuma y'iminsi 4 uba wabashije kubona resultat, wabonye ko wakize rwose nta kibazo. Ibi biribwa rero bitatu dukoresheje wongeyeho n'amavuta ya elayo, ibi ni ibiribwa bikungahaye cyane kuri za vitamine ziba zikenewe mu mubiri. Amashu yo ubwayo aba akungahaye kuko aba arimo vitamine K, harimo imyunyungugu, harimo magnesium, potassium, fibre na folate. Naho ku birayi byo haba harimo vitamine C, vitamine B6, magnesium, mu gihe karoti yo ikungahaye kuri vitamine C na beta carotene ndetse na vitamine K ndetse na calcium ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Naho mu gihe olive oil ubwayo ikungahaye cyane kuri vitamine, harimo vitamine K na vitamine E. Urumva yuko ari ibintu bikungahaye ku mavitamine. Nyuma y'iki kiganiro kizakurikira ndashaka kubabwira buri vitamine n'akamaro kazo. Sinzi niba muzabikunda kugira ngo umuntu ajye amenya vitamine, iyi vitamine akamaro kayo nayibona mu biki, kugira ngo umuntu ajye amenya. Hari igihe uvuga vitamine umuntu ntamenye ikora iki, akamaro kayo, ariko ndashaka kubakorera ikiganiro mvuga kuri vitamine n'akamaro kayo ndetse n'ibiribwa wayisangamo. Uwo ni umuti wa mbere rero ushobora gukoresha ukabasha kuba wakira igifu mu gihe cy'iminsi 4. Uba wabashije kubona resultat, wabashije kumenya uko bihagaze. Ni ibintu bitagoye cyane kuba wabona karoti, ukabona ikirayi, ukabona ishu ndetse ukagura n'amavuta ya olive oil ukajya uvangamo. Ariko nababwiye yuko utabashije kubibona byose, nabwiye sister we ibyo yakoresheje kandi igifu cyarakize burundu, ubu nta gifu akirwara. Reka rero turebe n'umuti wa kabiri ushobora gukoresha ukaba wabasha gukira igifu cyawe. Umuti wa kabiri rero uzakoresha amazi meza asukuye akonje, ukoreshe ubuki, ukoreshe thyme, ukoreshe n'ibumba ry'icyatsi kibisi. Ibyo nabyo ubashije kubibona, nawo ni umuti w'igifu ushobora gukoresha ukaba wabasha gukira igifu. Ku bantu batagira ikibazo cy'ubuki mu gifu, kuko hari abantu baba batandukanye, ashobora kurya ubuki igifu cye gidakorana n'ubuki. Ariko niba igifu cyawe gikorana n'ubuki, uyu muti nawo wawukoresha. Ariko niba kidakorana n'ubuki, wakoresha uriya muti wo hejuru, nabyo nta kibazo. Uyu muti rero ni mwiza cyane nawo ku gifu kuko ukiza igifu cyawe. Ushobora kwibaza uti uyu muti rero nawukoresha gute? Uyu muti birasaba kuba ufite ibumba ry'icyatsi, ukagira amazi meza akonje, ukagira ubuki, ukagira n'agafu k'ithyme. Ntabwo uyikoresha yiri icyatsi, ukoresha agafu kayo. Henshi baba bafite ahantu babigurisha ku maguriro, nyine ku masoko uzabibona, uzagasangayo, cyangwa se ahantu haba ibintu by'abagorozi, agafu ka thyme nako wakahasanga. Uyu muti rero ukibaza uti nawukoresha nte? Uzafata ikirahure cy'amazi meza akonje, nurangiza ushyiremo akayiko gatoya k'ibumba ry'icyatsi. Nyuma yaho numara kugashyiramo, ufate nanone ushyiremo akayiko gatoya k'ubuki. Nurangiza ushyiremo nanone akayiko k'ifu ya thyme, wakayunguruye neza. Uzabanza nyine uyifate uyungurure neza mu kayungiro. Nurangiza aka gafu k'iyi thyme nako ugashyiremo. Nurangiza ubivange, numara kubivanga neza, unywe akarahure mu gitondo, wongere kunywa akarahure nimugoroba. Ubikora unywa 2 ku munsi, mu gitondo na nimugoroba. Kandi urabizi yuko ugomba mu gitondo ni ukubinywa utaragira ikintu na kimwe ushyira mu gifu. Uyu ni umuti mwiza cyane rero. Ibi ngibi ubikora mu gihe cy'iminsi 7 ukaba watangiye kuba wabona resultat.
ukabona yuko rwose igifu cyawe cyakize. Ubashije kubona uyu muti, ni umuti mwiza cyane kuko uyu muti ntukora ku gifu gusa, ahubwo uyu ni umuti mwiza cyane ushobora no kuba wavura urwagashya rwangiritse ku bantu bafite, ndetse n'abantu barwaye amibe. Uyu ni umuti rwose wa amibe kuko nawo ukora kuri amibe ukabasha kuba wakira amibe. Ni umuti urimo imiti myinshi ukubiye hamwe uvura indwara zigiye zitandukanye, kuko ni n'umuti ushobora kuba wagukingira kuba wagira ama infection kuko ukura imyanda mu mubiri. Ni umuti mwiza cyane rero. Uyu muti wa kabiri ufite ubushobozi bwo kuwubona nawo wawukoresha. Reka rero tugere no ku muti wa gatatu ushobora kuba wakoresha utakoresheje uburyo bwa mbere, ntukoreshe uburyo bwa kabiri. Hari n'ubundi buryo bwa gatatu ushobora gukoresha ukivura igifu cyawe. Uburyo bwa gatatu rero ni ubuhe? Ugomba kuba ufite indimu yawe, ukaba ufite n'amazi ashyushye, ndetse ukaba ufite n'ubuki. Indimu, amazi ashyushye ndetse n'ubuki. Ibi byo rero byo nta nubwo bigoranye cyane. Ufata amazi ashyushye, si ukuvuga ashyushye atwika, hoya, ufata amazi y'akazuyaze ushobora kunywa nyine ntushye mu kanwa, warangiza ugashyiramo indimu, ugakamuramo indimu, warangiza ugashyiramo n'akayiko k'ubuki, ugakoroga, warangiza ukanywa. Ibi byo rero ntabwo bigomba ngo mu gitondo, saa sita, nimugoroba cyangwa mu gitondo na nimugoroba. Ibi ubikora mu gitondo. Mu gitondo byose fata ikirahure ushyiramo amazi y'akazuyaze, ukamuremo indimu, ushyiremo ubuki, nurangiza ubinywe. Mu gihe cy'iminsi 7 uzabona resulta. Uzabona resulta, igifu cyawe rwose kizakira. Nanabibutsa yuko rero indimu nayo ubwayo ikungahaye kuri vitamine C ndetse n'izindi ziba zigiye zitandukanye. Ubwo rero bumwe mu buryo butatu ushobora gukoresha wivura igifu cyawe kikabasha kuba cyakira. Ubu buryo rero bushobora kuvura cya gifu cyangiritse, cyangwa se nawe ukitangira kurwara kikabasha kuba ukabasha kubukoresha ukabasha gukira. Ntabwo bivuze yuko rero iyi miti yose wayikoresha icyarimwe, hoya. Hitamo uburyo bwa mbere, we hitamo uburyo bukoroheye. Reba niba ubwa mbere bukoroheye aba ari bukoresha, urebe uburyo bwa kabiri niba bukoroheye aba ari bukoresha, cyangwa se bwa gatatu. Wowe ntago ufata uburyo bwose ngo ubuhurize hamwe wivure, hoya. Koresha uburyo bukoroheye. Yose ni imiti kandi ishobora kuba yagukiza igifu. Kuri wa muntu rero ufite igifu gikomeye cyane, ufite igifu cyamusahaje cyane, nkukonseya ko wakoresha uburyo bwa mbere, kuko buno buryo bwa mbere nibwo uburyo bwa mbere nyine burimo amashu, ikirayi, karoti ndetse n'amavuta ya elayo. Nibwo buryo bwose buhangana na wa muntu ufite cya gifu cyamusaranye, cya gifu gikomeye, cya gifu cyananiranye. Nagukonseya ko wakoresha uburyo bwa mbere kuko nibwo buryo bukora cyane ndetse vuba ku muntu ufite ikibazo cy'igifu. Bitabujije yuko n'ubundi buryo wabukoresha, ariko buriya buryo nibwo buryo bwa mbere. Niwo muti wa mbere nakonseya kuba wakoresha ufite igifu cyananiranye cyane. Ubwo rero imwe mu miti itatu ushobora gukoresha ugahangana n'uburwayi bw'igifu utiriwe ukoresha bya binini byo kwa muganga, kandi ukabasha gukira, ugakira neza, ukamererwa neza. Nakubwira iki rero wowe wari ufite ikibazo cy'igifu? Rebamo uburyo bukoroheye, imiti ikoroheye kuba wabona hafi ubashe kuyikoresha, kandi ni ukuri ndizera ntashidikanya yuko igisubizo kirambye uzakibona. Si igihe kinini, ntibitwara igihe kinini. Harimo ibifata iminsi 3, ifata icyumweru, ukahita umenya uko bihagaze kandi bitanagoranye. Si ibintu bihenze rero kuba wabona ku isoko. N'amavuta ya elayo si bigombera icupa rinini, hari n'uducupa dutoya kandi tuba dufite igiciro kidakanganye cyane, ukabasha kuba wabukoresha. Mwakoze cyane rero mwe mwabanye natwe kugeza ku musozo. Ndabashimiye cyane. Hari inama, ibitekerezo, inyunganizi se
cyangwa se ikindi ushaka kutubwira watwandikira muri comment ukatubwira, no hejuru haba hariho nimero yanjye, hari icyo ushaka kunganiza by'umwihariko wambwira. Ndabashimiye cyane, amahoro imigisha y'Imana igikomeza kubabaho, kandi hari undi uzi urwara igifu cyamutsahaje cyangwa se utangiye kukirwara, nagusabaga kumusharinga kino kiganiro akabasha kwiyumvira imiti nawe akaba yabasha kwivura ndetse akanakira cyane. Ni ibintu byizewe, ni ibintu ukora neza, wakoranye isuku nta kibazo kirimo, urakira. Ntibigombera imiti yo kwa muganga kuko iyo ukize rwose nawe urabibona, ndetse nanabahaye n'ubuhamya bw'uburyo sister we yakoreshaga, ariko we yakoreshaga ikirayi ndetse n'ishu, ariko ibi byose bihurijwe hamwe niwo muti ukomeye kandi ukiza vuba bitagombeye gutinda. Mwakoze cyane rero, nk'ibisanzwe ni njye Jose mwari muri kumwe. Amahoro n'imigisha y'Imana igikomeza kubabaho, mujye muhirwa muri byose, Imana igihera ibiganza byanyu n'imirimo yanyu. Naho ubutaha rero mu kindi kiganiro. Bye. Bye.